nazanye umukobwa tubyumva kimwe tukabana, ayo mafaranga akazahirira abana bacu ishuri. Cyangwa se urabona abantu iyo bamaze kubana bagira uturori twa hato na hato, imiryango iza kugusura, ba nyogosenge bakaza, bose ntabwo bajya babwira ngo musubire inyuma ngo nta bushobozi mfite. Numva ariho twazakoresha amafaranga nyine, ariko iby'ubukwe tukaba tubiritse. nta n'umurenge Shani ni ukuvuga ngo buriya n'umurenge nawo ni ubukwe. Njyewe nkurikije nyine uko niyumva cyangwa se n'ubushobozi mfite, ni uko bidashoboka wenda njyewe mba numva twaca nko mu kagari nuko katabaho. Wumve nawe ubushobozi mfite bunyemerera guca mu kagari nubwo katabaho. oya ariko Urumva ku murenge ni ibindi bintu. cya mbere ugomba kwigirira icyizere, si ukora Icyizere cyo ndakigira kuko iyo naza kugira icyizere ntabwo nari kubasha guhagarika umukobwa mwiza nkawe none se ngo nyine tube twicaranye kano kanya ndi kukubwira ibi ngibi nyine. si ukora se nyine kari byo niko kubaza nta kazi ugira Akazi niyo nkora. yaba make ariko ukaba uyakoreye. Ni ukuri nakubeshya akazi nkora pe. So mbikuga ntabwo urahita unyanga, gusa ntabwo ari kabi, ntabwo n'abantu bakundana rero babwizanya ukuri kose kambwira usetse nk'aho ari nakora. ntabwo si wambwe se ko ufite mukuru wawe w'umukire, ubwo wamugezaho icyo gitekerezo. rero we navuga ko ari umukire. nese niba nta bukwe nta no mukuru gukwa wanjye akora mu Kinamba iriya za Remera. ariko umukire uzaba kubera ko umuntu w'ibihumbi 70 ku kwezi, urumva nyine shana umukire kuko mu rugo agurira igice cy'umufuka w'amakara. Ni wa muntu nyine ushobora kugenda akagura ibiri 10 by'umuceri, urumva ko nawe arifashije. rero reka nkubwire buriya nyine wenda nakumvise nta kazi ufite, ariko ngewe ikintu wenda ikintu cyo nagufasha si nkubwiye ngo ndakwanza, sinakubwiye ngo nguke. Ikintu cyo nagufasha ni uko twabanza nkagushakira akazi ko gukora, kuko ngewe ntabwo mu rugo bakemera ko njya kubana n'umuntu tudasezeranye. Akazi ndagafite, hari igihe ajya njyana mu Kinamba nkajya koza imodoka, hari igihe n'ibiraka, ariko nkunda kubibona ntabwo ajyasha nk'iminsi 2 nabonye akazi, kandi ubwo iyo nakabonye nyura 4 3 atari menshi, nkasigarana 2. amafaranga ni menshi. Amafaranga yakujyana mu murenge nta bintu birenze, n'ibindi tukazajya dufatanya. Ubwo nari maze ukwezi kose nkorera, ntabwo telefone nari mfite, niyo naguzemo aka telefone. Nta kibazo, njyewe tugiye kwiha intego sibyo, ntabwo twakwihutisha nanone ngo duhite tubana. Ababyeyi ntibarabimenya, bene wanyu ntibaramenya ko utereta, nanjye sindabwira mu rugo ko nabonye umuntu twabana. Aho icyitondera kuri basi umbabarire uze kubabwira ko nageze nanga, kubera se bashobora kukubwira ngo nyange. Urabona ko iwanyu ntabwo ari abantu nyine bo kwisukira uko umuntu yishakiye, sibyo? Reba abantu baba baragize ubushobozi bwo gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Erega buriya wowe uri umwana nta kintu uzi. rero reka nkubwire, urumva urababwira gute ko umuntu mukundana akora mu Kinamba, afite mukuru we ugura ibiri 10 by'akawunga? Urumva ibyo bintu byakumvikana? ibyo bintu rero nibyo kwicara nkabanza nkabitekereza. Kandi ikindi ni ukuri pe, ngenda gukunda sinkubeshya, kandi ujye nyizera. Nta kibazo, gusa nuko mfite n'ikindi kibazo, gusa icyo nakikubwira kano kanya ntacyo uzakimbwira. Reka bwana mukuru wanjye ashaka kwigira hanze, ngo yabonye umuntu bagiye gukorera akazi, niba nzabahera ibyo ngibyo tuzabivuganaho. Reka mbanze nanjye njya gutegura uburyo najya nzansabira akazi k'izamano mu gipangu cyanjye. izamu kandi nzi gukora izamu, nzi gukora ibintu bya jaride, koza imodoka, urumva ntabwo ari ibyo bambwiriza, ndabizi cyane. Ayo madirishya mwoza nyine, ntabwo mvuze wenda ko mutagira isuku, ariko ibintu by'isuku njyewe nibyo nikorera. Koza amatapi, urumva, kumesa amarido. bwayibaze rero papa yakoresheje umukwe we. Oya, ibyo by'umukwe ntabyo azaba azi. Wowe uzababwira ati hari umwana uba ku muhanda ushaka gufasha twiganye. Nakoza se yizagera mu kango zanga ati twiganye kera za primaire, igihe nyine ni wariza mu ntara Simbizi, ntabwo abura ukuntu mubeshya. Kasawa, ntacyo, reka tugende. Njyewe ndaza kubiganiriza papa numve nabyemera, nzaguha igisubizo.
numvaga avuga ko azagenda muri iki cyumweru nanjye ndaza kumubiganiriza papa ntarebe ariko ubonye biri no kugorana wabyihorera nibigorana nzakubwira nibyemera nabwo nzakubwira nta kibazo sibyo kandi wakoze ubundi kugenda nkwizera ubu se harya ugiye gutaha he ugiye kugenda nkate hirya za Nyagatovu mwo hasi hahandi ku Gishanga waje n'amaguru naje n'amaguru rero mpamvu ubona akavumbi kandenze ntacyo ndaje ngushyiriraho tike kugezayo bajya waretse kwigora ngiye ibintu byo kugenda n'amaguru narabimenyereye nareba urayanywa amata dore nta n'ikintu twakwakirije hano oya nta kibazo none nayo mvuye mu rugo ndiye uducapati n'udushyimbo sawa rero urakoze sawa isigara mbaho hanyuma nongere nyure hahandi se nta kibazo mbibwira papa arabyumvara ariko ngomba kubimubwira kubera ko nanjye nari nkeneye umukunzi ariko rero bashaka kubwira ibintu nsigaye mbona baravuga ibiri iwacu usiko cyakagura hejuru kandi agora gunshaka nk'umwiyenzi ubusenge wa mbere ubonye ushyira akaguru ku kandi umugore kuba nicaye nkimerera gutya birimo uyu mugisha mana yewe ko wasizeho igitenge se edo ubu wowe muri iyi minsi uri kujya wambara gute kwambara nya nyine gume neza uyu munsi ni ku cyumweru ndagomba kwambara nkambara umusatsi nkahambura nkawusokoza umugabo wanjye yandeba akabona ndi mushya mbabarira Sam akabona uriho hanyuma se niki tubashoboza kwiyitaho bakatureba ibyo ararikira handi agasangura bifite ikibazo ufite ni iki nkuri mubashoboza kwiyitaho ibyo ararikira handi agasangura bifite ubwo ni ibiki akakureba hanyuma aramutse akunda umusatsi mu rugero sibyo ngahozaho igitutu hamara ukwezi amezi abiri hariho igitutu atari yabona umusatsi ngira ukuntu ungana sibyo nyamara wenda akunda umusatsi cya gihe nawe uhambuye iyo ambonye niba wowe wakubona akabona urasa neza ufite umusatsi iyo nanjye nahambuye avuga nti kabisa umugore wanjye nibyo uretse nzaguhugura bigira mu rugo kwakiriza ihumura hanyuma rero hagati aho ngaho nzanaguhugura nibyo ariko ndabona iri kugenda guhinduka nuko nakenyeye ntya muri iyi minsi hari ibintu by'inkuru ko Debora ngo yarabyaye ubu rero mu minsi ishize njye nakimize hari ahantu hanyuma wibutse kubimbwira ari ukubera yuko turi kumwe ko nanjye icyo nashaka kukubaza koko mu by'ukuri Debora umenye neza yuko yongeye kuza guteza akavuyo n'induru azana akavuyo kuko yabyaye ngo yagiye atwitazanya ibinyoma kubisa aho ngaho urumva urangije uricije kintu urabimpisha tugomeza dutegura ubukwe ngo ugiye gusezerana urumva ibyo bintu bishoboka uru rugo warubamo ukaruramamo n'umugore wazanye umwana niyo yagukandagiza umwana nanjye nzapfa ko ntwite ese ntagura nawe nsaba ko nanjye ntwite neza uzavuga ko utwite nandi ufite bizajya amaherezo azaba yayo usuzumye hano wasanga harimo icyo usa reba ukuntu umeze n'ukuntu nawe umeze ngewe babarira njye ntabwo wamenya ibyo reka tubyihorere Debora nawe wari nkawe ibizazane mfite uhuye nabyo wakumirwa kuko nyine wowe wanasamuka biri amahoro bivuze ko turimo turarwara byo ari hatari Debora ariye kubona mbona nicyo kwitondera ndumva urimo urashishikaza gusezerana ivangamutungo muhahano n'ubu ngubu cyabishyikiyemo nta kibazo ntaki njyewe reka nkubwire impamvu mbigushyigikiyemo urumva wijya nawe kuntaba nk'uko Debora yabigenje agataba Liliane kuri iyi nshuro umenye ko ari njye byaturutse wowe ngenda ngusunikiriza kugera winjiye ndani kwa bosi wawe ngira ngo nawe gahunda ufite niyo kwita kuri shobuja kubera ko ari yarahuye n'iki n'ihungabana ry'umugore mubi ndabana wenda uzajya ugenda nawe ukomeza umwerera imbuto atabonye ku mugore wowe uzimwerera ntabwo nari nzi ko nawe ugamije gute kurya umutungo ko nari icyo kikujyanyeyo wigeze ubimbwira none niba umugore
Ngoki? ni ukuri warazinkojeje ubyumva warazinkojeje ubu se mbabariye umbwiza ukuri ubu Liliane rero ntazanyega mu by'ukuri nzamukizwa n'iki Akunyega se kubera iki? Kwako namenye yuko reka tubyihorere. Icya mbere Patrick yaje hariya bibyara umwuka mubi rwaterura biteye mbona ntago bizavamo twemera kuyiva hanyuma ku rundi ruhande Liliane niyi sara bugingo n'ubu arakataje ngo ashaka kimeze kandi ikindi uko ushobora mbona mu tuntu ntazinga Liliane ni sharinga ibintu nk'ibyo twifotoza amafoto bose wari nka wabivuga ngo iki ikindi niba Deborah yaraje akamwakira azi neza yuko abantu Liliane nawe na Betty mwamukaye ku manywa y'ihanga izuba rirashe ibintu yamukoraga nanjye nararebaga urumva ntabwo bari seriye uzavuga ngo bigende gutya reka nkugire inama ya nyuma sibyo reka tube turetse ntukomeze urwanya ngo ntabwo uri busezerane ivangamutungo muhahana sibyo aho kugira ngo ugende byitwa ko nawe wari ugiye kurya umutungo ubu bukabuhagarika wapi ahubwo reka nkwereke reka muryarye biteze neza uraho iminsi myinshi cyane sako mbona wabuze amahwemo wabuze n'umwicaro wabaye iki ari nkumbuye kukubona wumvaga unkumbuye usigaye ubahe se ahari mbona ku murindi ku murindi harya ubwo ku murindi umanutse piriya ubusa hano ni ruguru ngo tuvuge ko aho ngaho ari piriya ku murindi nyine iyo ngiyo aguhazi ndahumva 15 meze neza ariko urakoze nawe ntuzabura undi ubikubwira urabona ujya neza neza koko ndabona mu maso ako Betty wagiye ureka koko shana ukuri nari ngukumbuye nese nana n'imirangi igira kutajya umpamagara sha basi nimba twaranaguhemukiye ibintu ntabwo birangira abantu bakavugana neza hari ikibazo bizashira humura ibyo byo kumpemukira bizashira iyo n'indwara yikiza nta muganga uyivura pe nta mutima mubi pe nta mutima mubi ngo ufitiye nta n'umwe oya naho wawungirira uzashira iyo ndwara irikiza papa wawe se ari he neruka byuka mbwira ngo agiye ku muhanda ntabwo ndangira kumubona nari naje kumureba nyine turavugana ariko nyine nsanga arimo arihuta ari amahoro yari amahoro masa pe nari nje kumubwira nyine ko nabyaye wowe Deborah ubyara narabyaye umwana w'umuhungu ubu ngubu ufite musaza wawe byari ryari sinkaciyeho amezi 2 mfite uruhinja rw'amezi 2 ni nayo mpamvu mutambunaga nyine nari ndi muri urwo rugamba rwo kwitegura umwana none se uvuye mu rugo utwite nari ntwite neza ubwo urumva naba ntari ntwite nkaba mbyaye umwana wa papa cyane musaza wawe nese kutabwiye papa ngo aze kwita izina nimba ari uwa papa kandi nkubwira ko naje kumureba none wavuye kwa muganga utise izina yitwa ngo icyaho iryo ni ibanga njye iryanjye namwise Ngabo Nziza ubu mfite agasaza kandi ubwo rondindiriye iryawe n'irya papa we ndabyishimiye nukuri ndabyishimiye yego ya narenze iyo kuri bundakarire bimwe byawe ukancunaguza ukankoza hirya no hino oya nabigiye kusa narikora umwana ni umugisha umwana ni umugisha kandi kuba warashwanye na papa ntabwo bivuze yuko nimba waravuye hano utwite inda ye ntabwo bivuze yuko umuntu yabyanga ahubwo ikibazo mfite njyewe narindi ndatekereje rero Betty reka ngende gusa uzi kubwira papa wawe ko naje kumureba nyine
ngo dusubukure gahunda y'uko nyine namubwiye ko nabyaye mfite umwana. ndamubwira pe ndamubwira rwose kandi urakoze. Sawa rero bye. Imana ikurinde. Yego nawe musigare neza ubasuhuze. Yego. Bone gasaza kanjye ako mana uri nziza koko. warwaye yewe ntabwo uzi kuvuga inzara we inzara ko wicaye hano se Yesu urarwaye inzara ndashonje. Urashonje none se uvuye hehe igiriye ukase nta nubwo ubasha kuhavuga wazanye nande se naturutse ukase ukamanuka ukongera ukazamuka ugakata ukongera ukamanuka ukagera ahantu hari igiti cy'umwembe Yesu ugakata ukongera ukazamuka ukagera ahantu hari igiti cy'amapera aho ngaho. Ese ibiti by'amapera ko ari byinshi nkanda buri mu mujyi wa Kigali uvuye mu cyaro se ni ahantu wahita wamenya hari igiti cy'amapera ya kizungu n'igipangu gifite ibara wagira ngo bijya gusa nk'icyatsi icyatsi gisa umweru bakita gutya. ngaho rero
ubu si bipangu kari byinshi bipangu nanyuzeho kari byinshi ubu wabwira umuntu ngo ntutse ku gipangu gifite ibara rimeze gutya uwo muntu akahamenya wazanye nande se nese undi kuri kumbuza kwiryamira uranshaka iki njye natambutse ngira ubwoba burya biragatsindwa ko wanyura ku muntu ugasanga umuntu yaguye ku nzira ntube wamenya ngo uwo muntu ni muzima cyangwa njye nabonaga umeze nk'uwahwereye njye ntabwo naguye ku nzira ahubwo ndyamye ku nzira none hari igihe umuntu aba yegamye bahamwegetse se ntabwo ubizi none se niko mbona uri umusirimu ufite na za fone bita ngo ni smartphone wamfashije ufashe iki nyine gusubiza mu rugo iwanyu oya ubu ntabwo mwibuka ntabwo uhibuka mukuru wanjye agiye kugiye hanze ntabwo mbyibuka neza nyine ukamfasha nari mvuye kureba umukobwa w'inshuti yanjye nyine twari twatandukanye kandi ahantu navuye ntabwo mwibuka wenda ngo nasubirayo noneho arambwira ngo namubwiye ko ahantu navuye nyine naje n'amaguru arambwira ngo ninsohoke ngo aranyohereza amafaranga yo gukoresha itike ayanyoherereje barayishyura kuri MTN kubera ko narindi muri bya bintu bita ngo ni mo cash nyine kubera ko nyine arambwira ngo ibiryo ngo iwabo ngo babimaze ngo ningende ngo aranyohereza amafaranga yo guteka none mo cash yayishyuye kandi nzi ko ariyo ndi buryeho nta kintu cyo kurya nari mfite nazamutse ngeze hariya numva nyine nangiye kuzunga isereri ndizungaguza ndabataho kugira ngo mu muhanda bangombe ndaza niryamira ahangaha none se amaherezo urarara hano ndangira ahantu bankujyane nkugezeyo guherekeza ntabwo wangezeyo ni kure cyane waje se uzamuka no ku muhanda uzamuka cyangwa wamanukaga hari ahantu nageze ndazamuka ndongera ndakata ndazamuka none ndamanuka ndongera ndatambika yego namanutse nk'inshuro 3 ndongera nzamuka nk'inshuro 7 ubwo ariko wari wayobye ugenda usubira aho wanyuze ni ukuvuga ngo kubera ko twebwe ahantu tuba ari inyuma cyane nageze ahantu nyine nkajya mbona imihanda irahura nagera hirya nkongera nkagaruka mu muhanda nanyuze ntabwo nakuvuga ngo ndahira ufite telefone gafite ariko sinzi niba katazi ubu nagufasha iki mwokagira imana ubu nagufasha iki koko ngewe nkurikije nyine ikintu ubundi ndi kumva nyine kindemereye kurenza ibindi bintu byose ni mu nda nyine ndumva nshonje ngure nk'akarindazi cyangwa se kanga nk'uduceri wenda nategesha nyine nk'akagare nabonye bagira n'utugare tw'ijana kangeza mu rugo wenda igare rakugeza mu rugo utazi ahantu ariko ugiye mfite n'ikibazo nasize mukuru wanjye agiye kwimuka ntabwo nzi nawe niba agihari ngubu nari ndi kumva nyine najya niberamo hano abagira neza bakajya bampa ibyo kurya kuryama bwo ndabimenye n'uri no mu rugo twaryamaga kuri shitingi nta kibazo wa musore we nimero yawe urayizi ngo umpe nimero yawe nka nimero yawe ntabwo nyibuka yirebemo hano ariko yari 079 byankerereza reka nkwandikiremo nimero yanjye nkwandikire ubwo se ndaguhamagaza iki ko namenye akira dore ndanayibibye ngiye akira hanyuma urumva ndaje ningera aho ngiye ndakohereza ibiceri nta kintu nabasha kugufasha aka kanya ntago nagufata ngo nkujyane mu rugo iwanjye umugabo wanjye tutabyumvikanyeho nta mwana tugira ntaki ashaka kuvuga ko ari yatekereza ibindi bintu mbega nawe urabyumva nimbona byashoboka nzakubwira sibyo ndaje ndakorezaho uduceri ngiye gushaka wajyanye mu rugo iwawe nkajya nitunga basi oya ntabwo byakunda ihangane uko byagenda kose ndaje ngushireho amafaranga nimero we ndayibonye ugende urye numara kurya nubona byanze uzampamagare ubwo nanjye nzaba navugishije umugabo ubwo nutampamagara basi niyo ntaba mu rugo nkajya nibera hanze ariko hoya none se ko i Kigali bagira imbwa nta nubwo najya nsangira nazo hoya ntabwo aho wangu nkujyane usangire n'imbwa nakureka hari igihe wahura n'undi mugira neza nakakujyanye ariko ntabwo nabyumvikanyeho n'umugabo ba wihanganye sibyo ndagushyiriraho amafaranga nugira hararuka ukabona n'umuntu ushaka kugura agatelefone mu ndani hoya wiyigurisha amafaranga ndagushyira yose arakumarira iki
urayakuraho gute telefone uyigurishije ngaho rero sigara ihangane kandi